Yesu ashimwe cyane mwese abankurikiranye Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bagire neza. Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo Imana yambwiye mu mwaka washize ubwo nari mu masengesho. Imana inyereka igeragezwa kubizera. Igeragezwa kubizera muri iyi si turimo, ariko irigeragezwa Imana impa ibigereranyo byaryo. Ibigereranyo byaryo ni ibigereranyo bibiri. Kimwe ni ikigereranyo cy'imvura, ikindi ni ikigereranyo cy'izuba. Munyemerere dusenge kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Urakoze Mwami kubw'uyu mwanya duhaye. Ndaritse Mwuka Wera kugira ngo abane natwe. Tugirire neza kandi tuganirize. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Amen. Muri aya magambo shaka ko tuganira, nkuko nabivuze, nigeragezwa kubizera. Ahangaha nabonaga Satani yari yasabye kugerageza abizera cyane kugira ngo ashungure kwizera kwabo. Kandi koko nukuri ndimo mbona ibi bintu Mwuka Wera yaranganirije, arambwira ngo abantu benshi bavuga ko bizera, bavuga ko bemera Imana, bavuga ko bubaha Imana, ariko bakabivanga n'ibindi bintu, bakagira ibindi bintu babivanga. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga barakunda iby'Imana bagakunda n'ibya hano ku isi. Aba bantu ntabwo bakorera Imana by'ukuri. Aba bantu ntibahamya, ahubwo ibyabo bifatanya n'abatizera. Aba bantu bibuka gukomera kw'Imana iyo bageze mu byago. Ni ukuvuga bafata impu ebyiri. Ndagira ngo ubyumve neza. Rero kubera ko tudahamya, tudahagaze, tudafite ubushizi bw'amanga bwo kwemera kugaragaza uruhande duhagazemo, Imana nayo bikayibabaza. Aya mageragezwa abiri rero araza, kandi aya mageragezwa abiri ni amageragezwa aza guhamya icyo umuntu yemeye. Reka nkubwire inshuti y'Imana, biroroshye kuvuga ku munwa, biroroshye kwiyemera ku bantu, biroroshye kwishushanya ku bantu, biroroshye kubeshya abantu, ariko hari umuntu utabeshywa, Imana. Icya kabiri ndagira ngo nkubwire, ntiwabeshya iminsi. Igihe kiraza kikagwinyuza, igihe kiraza kikakwambika ubusa, igihe kiraza kikakugaragariza abantu. Kandi burya umwanditsi w'igitabo cy'umubwiriza yaranditse ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Hari igihe ufite cyo kubwira abantu ko ukomeye, ariko hazaza ikindi gihe kiza kugerageza gukomera kwawe. Hazaza ikindi gihe kiza kugerageza gukomera kwawe. Uwo munsi rero tuzamenya ko ibyo batubwiye ari ukuri. Hari igihe uhamiriza abantu ngo ndi umukristo, ndi umuntu w'Imana, ndi umukozi w'Imana, yewe ukagira n'amatitre. Turayafite menshi. Ukitwa reverend, ukitwa bishop, ukitwa pastor, ukitwa apostle, ukitwa profete, ukitwa umudiakoni, ukitwa umwizera, ukitwa umunyamasengesho. Ariko hari igihe kizaza guhamya, ese koko uyu muntu ni umunyamasengesho? Ese koko uyu muntu ni umuvugabutumwa? Ese koko uyu ni umuntu wihaye Imana? Umva amagambo Yesu yavuze ari ku musozi wa Elayo, kuri Mount Olive, arimo yigisha abantu mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 7 uhereye ku murongo
wa 24 kugeza ku murongo wa 27. Yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivo iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa kandi kugwa kwayo kwabaye kubi. Iri ni igeragezwa rya mbere twagereranyije n'imvura. Ubundi imvura ni ibibazo, imvura ni ibigeragezo, imvura ni ibintu biza kugushekinga, imvura ni ibyago. Reka nkubwire mwene data unkurikiye, udashikamye mu by'Imana, ukerensa iby'Imana, uba mu by'Imana ariko utabibamo, uvuga iby'Imana ariko bitari mu mutima wawe, ndagira ngo nkubwire, imvura iragutegereje. Imvura ni ikintu cyiza, kureba ibikomeye, kureba ibihamye, ibishinze. Navukiye hano mu misozi kandi habaye imvura nyinshi cyane. Buriya imvura iragwa, imyuzure ikaza, imivu igatemba, byatwara amazu, n'imodoka nabonyeho imyuzure zigatwara amamodoka ikayavana mu muhanda, amashyamba akagenda, ibiti bikarandura, abantu bakagenda. Imana irashaka ko ushikama muri yo, ushora imizi, mushorera imizi muri we, ushikame, kuko ibiza kukunyeganyeza ngo biguhirike birahari. Yewe tuvanyeho n'ibindi bikomeye, ariko n'ibyoroshye nabyo birahari. Hari biza kugerageza kamere yawe, birebe ko umujinya wawe wapfuye muri Yesu, birebe ko kubeshya kwawe byapfuye, birebe ko uburiganya bwawe bwapfuye, birebe ko ubuhehesi bwawe bwapfuye, birebe ko ubusinzi bwawe bwapfuye, ibyo bikaza. Ariko ndagira ngo nkubwire, ese ibyo byapfa bite? Ni igihe wemerera amagambo y'Imana akagira imbaraga mu buzima bwawe. Kandi Yesu waguhamagaye, wagupfiriye, ukamwiyegurira, akaguha imbaraga zo kunesha, kuko ari wowe wanesheje. Yesu ashimwe cyane. Ngo ubumva amagambo akayakomeza. Ndagira ngo wibaze muri uyu mwanya, ese ijambo ry'Imana urikomeje ute mu mutima wawe? Ese ijambo ry'Imana urikomeje ute mu bitekerezo byawe? Ese urigenderamo gute? Ese uryumvira gute? Iki ijambo ry'Imana rivuga kugomba gukora uragikora? Mwene data nshuti yanjye, muri ubu buzima hari abantu bashimisha Imana umunwa ariko imitima ikamubakura. Reka nkubwire ikintu cyagufasha gikomeye kugira ngo iri geragezwa ry'imvura ritazaza rikakurimbura. Hari igeragezwa, abantu benshi barimo baragera imbere y'abagore cyangwa y'abagabo bakananirwa. Abantu benshi barimo baragera imbere y'amafaranga bakananirwa, bagapfa. Umwuzure witwa amafaranga ukabatwara. Abantu benshi ikintu bita icyubahiro kiraza kikabarimbura, ariko ntabwo ariko byari bikwiye. You have to stand firm muri we. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo dutware intwaro zose z'Imana kugira ngo duhagarare tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi, tushikame ku munsi mubi. Mwene data nshuti yanjye, ndagira ngo ntiwishuke.
hari ibintu bigukurura, hari ibintu byatwaye umutima wawe. Yewe n'abaza mu Mana ntago baza kuko ari Imana ifite imbaraga. Just they came for the other things, other interests, inyungu zindi. Reka nkubwire inyungu ya mbere yakuzana mu Mana nugusabana nawe, nukomotana nawe, nukumwegurira ubuzima bwawe akabuyobora. Amafaranga, amazu, amamodoka arabizi ko tubikeneye kandi azabiduha, azabikwima bihende, azabikwima biha abadayimoni, azabikwima biha abarozi. Kwari uko twananiwe kwizera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo erega ugutwi kwe ntago kwapfuye ngo ananirwe kutwumva, n'akaboko ke ntago kaheze ngo ananirwe gukora, ahubwo gukiranirwa kwacu niko kumubuza kutwumva ndetse kugatuma n'amaboko yadakora. Kubera iki? Dufite indi motifu, hari izindi mpamvu zitumye turi muri we. Yesu ashimwe cyane. Abantu rero bari mu Mana bafite izindi mpamvu, batazanywe no guhindurwa nawe. Imvura iraje, imvura iraje kandi n'ubu yaratangiye, imaze koreka abagabo bakomeye. Imivu yarabatembanye, abagore barabatembanye, abagabo barabatembanye, amafaranga yarabatembanye, ibyubahiro byarabatembanye, amarari yarabatembanye, imijinya n'amoko. Uza amacakubiri aza akaba no mu rusengero. Imana idufashe kandi tugire neza. Paulo yandikira Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 23, Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 23, aravuga ngo niba muguma mu byo twizeye, mwubatswe neza ku rufatiro, mutanyeganyega kandi mutimurwa ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise bwabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru, aribwo jyewe Paulo nahindukiye umubwiriza wabwo. Imana yacishimwe cyane. Urumva, niba tuguma mu byo twizeye, niba tuguma mu ijambo ry'Imana, umva ngo twubatswe neza ku rufatiro kandi tutanyeganyega ndetse tutimurwa, tutava mu byiringiro. Icyaza cyose kikakwikubitaho wubatswe neza, ufite kwizera guhamye mu Mana, ntacyo uzaba. Ndakwifuriza ngo ushikame mu Mwami, ubakwa mu Mwami. Hari imiyaga, hari imvura, hari ibibazo, ariko abashikamye mu byo bizera ntabwo bazanyeganyezwa, ntabwo bazimurwa ngo bave mu byiringirwa biheshwa n'ubutumwa twumvise. Mwene data, nshuti yanjye, iri jambo ry'Imana iri ngiri rishyire ku mutima, rishyire ku mutima. Iri rizagutunga, iri rizakurengera, iri ryakijije Nowa igihe abantu bose barimbutse, kuko yumvise iri jambo ry'Imana akaryubaha. Abandi bararimbutse, ararokoka. Uzi ko yarokoye n'umuryango we atari uko bizeye, kuko yumviye Imana. His obedience saved his family. Uzi ko iyi myuzure turimo duhura nayo kubera ko wumviye Imana, umuryango wawe warokoka. Yesu ashimwe cyane. Icya kabiri, igeragezwa ry'izuba. Yeremiya 17 umurongo waho wa 7 n'uw8. Ijambo ry'Imana atubwiye ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanywemo amapfa, kandi
ntikizareka kwera imbuto zacyo. Yesu ashimwe cyane. Hahirwa uwizera Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Iri jambo ibyiringiro ni ibyiringiro, ni ukuvuga ngo hari ibibazo, hari urupfu, hari ukubura ubuzima kwatugwiririye twese, ariko jyewe nizeye kubaho, mfite garanti, mfite assurance yuko ngomba kubaho. Uru rupfu ruje kwica abantu namaze gusezeranywa ko mubo ruzica ntarimo. Ibi byago bigwiririye isi namaze gusezeranywa ko abandi bizabahitana, ariko njyewe bizansiga. Ibyiringiro ni ukumenya igisubizo cy'ikibazo utarakibona, kandi ugahabwa icyo nakwita icyizere, ukizezwa, ugasezeranywa ko rwose nta kizagukoraho. Nibyo dufite rero. Yesu Kristo wacu cyangwa umwami wacu, umukiza wacu yaranesheje. Arangije abwira abigishwa bati, ntimutinye kuko nanesheje urupfu na kuzimu, mfite urufunguzo. Uzi ijambo yavuze? Yaratubwiye ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka kuturwanya ntacyo azadutwara. Aravuga rero iri zuba rizacana, ariko kuko uyu muntu afite ibyiringiro mu Mana, yashoye imizi muri we. Mwibuke rya jambo ry'Abakolosayi, wubatswemo, washinze imizi muri we. Ngo kuko azaba yashinzwe imizi muri we, ntabwo azatinya amapfa izuba niricana. Mfite aho mvoma, amasoko yandi yakamye, igihugu cyose cyakamye, ariko njyewe mfite aho mvoma. Abantu bakakubaza, ariko kuki wishimye? Mfite aho mvoma. Isoko zimwe ibyishimo muri Yesu ziracyakora, network yanjye irakora. Mfite amahoro kubera ko ibyiringiro byanjye ntago biri muri bene wacu bapfuye. Ibyiringiro byanjye ntago biri muri leta yanjye ikomeye. Ibyiringiro byanjye ntago biri ku mafaranga ntunze. Ibyiringiro byanjye biri mu Mana, kandi imizi yanjye inkonekta n'umwami iracyari fresh. Izuba ry'inzara, izuba ry'inzangano, izuba ryo gukena, izuba ry'abagome, izuba ry'ibyorezo, iryo zuba ricanye ntacyo rizantwara. Njyewe ndakomeye, mu butayu azandindiramo, abandi bazagwamo nzabwambuka. Kubera iki? Ngo kuko nashoreye imizi muri we, mu mugezi. Uyu mugezi ni Kristo. Mwene data, nshuti y'Imana, uzarebe imusozi y'izuba ryacanye, ibyatsi biruma, imyaka ikuma, ariko uzarebe igiti kiri ku mugezi, igiti cyegereye Nyabarongo cyangwa cyegereye ikiyaga, cyegereye inyanja, ntabwo cyuma, kubera ko imizi yacyo iracyavoma, iracyabona amazi. Uko niko abari muri Kristo bameze. N'uyu munsi ibibazo biriho, sinzi niba hari ibintu mubona bikomeye biriho kuri iyi si. Ibyaha birimo birazamuka, ubugome burimo burazamuka, nta muntu witaye ku wundi. Ese uribwira ko ari nde uzakurengera? Imiryango y'uburenganzira bwa muntu ni myinshi igenda ivuka kuri iyi si. UN irahari.
uwagukunda ni ukubera inyungu bafite, ntabwo ari ukubera wowe. Niba kugiraho inyungu bazagukunda, niba kugiraho inyungu bazakurwanirira, ariko no one can fight for you. Spending his own energy, money and whatever. Ariko azi ngo there is something he will get. Nakurwanirira, he will do. Nta muntu ugukunda nutishyira muri Yesu, nta muntu uzakurwanirira nutishyira muri Yesu, uzapfa nabi. Nuzakurengera ni Yesu uzaba wamukoresheje, kubera ko iyi si ni si y'inyungu. Yankunda kubirebera mu bihugu byacu, abazungu iyo baturwanya, iyo bashyigikira bamwe na bamwe, ni ukubera inyungu. Leta itabaha inyungu bakora uko bashoboye bakayihirika. Ubutegetsi butafavoriza inyungu zabo baraburwanya, bakereye ikibazo. Imana inafasha Afurika yacu. Reka ndeke kujya. Icyo nashakaga kukubwira wowe as individual nuko ugomba kuba ku buzima bwawe mu Mana, ugashorera imizi mu Mana. Ni gute rero uzabikora? Ijambo ry'Imana rirambwira muri Zaburi ya mbere, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Kugira ngo ushore imizi muri Yesu itandukanye n'imigambi y'ababi. Ntahagare mu nzira y'abakobanyi, va mu nzira z'abakobanyi. Ntihagare mu nzira y'abanyabyaha. Iyi si nababwiye ngo iyi si igwije ibyaha na bimwe abantu batinyaga kera barabibatije, barabitagatifuje. Ngo niyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira, niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Aya mategeko y'Imana ni ayahe? Ni ijambo rye. Niba ushaka kurokoka ibi bigeragezo bibiri bigereranywa n'imvura ndetse n'izuba, kandi umwanzi ari inyuma yabyo, ndagira ngo nkubwire, yishimira amategeko y'Imana, uyibwire ku manywa na nijoro. Nibirangira Imana izakurinda, kubera ko niyo ifite imbaraga. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, ibagire neza. Abizera by'ukuri, mwizere by'ukuri, muhagarare muri we. Ariko mvuga kino kintu kugira ngo nasoza ntakibabwiye. Icyagufasha gikomeye kurenza ibintu byose nuko wiyemeza kwiyegurira Imana. Kwiyegurira Imana no kuvuga iki? Nukwiyemeza gukora icyo Imana ishaka, nukwiyemeza kunezeza Imana, nukwiyemeza buri munsi uko bukeye nuko bwije gushyira mu bikorwa icyo Imana igusaba gushyira mu bikorwa. Urakoze Mwami Imana, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza. Umugisha ubwoko bwawe buri wese unyumvise, Mwami Imana umurinde kandi umuhe umugisha kubwira ijambo yiyemeje gushyira mu mutima we. Ibigeragezo birahari, amageragezwa arahari, ariko Mwami waranesheje. Abakwizera Mwami Imana ntacyo bazaba, n'abapfuye bazongera babeho mu izina rya Yesu. Ntawe uzicwa n'inzara, ntawe uzakena, ntawe umwanzi azagaraguza agati, kubera ko uri muri wowe wararinzwe kandi uramurwanire. Shimwa ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Imana ibahe umugisha. Shalom.